Ibihe TV Show. Ibyo byiciro by'intwari cyangwa se intwari z'Abanyarwanda tugomba gufatanya no kubyishimira. Ku mazina nitwa Gatsinzi Alexis, abenshi musanzwe tuzi. Rero ikintu tugomba kuzajya dushyiraho cy'akarusho mu kwishimira intwari zimaze gutorwa mu byiciro byombi uko ari bibiri, Imanzi n'Imena, nuko mu karere ka Kamonyi iyo myanya yose tuyihariye. Intwari General Major Gisa Fred Rwigema, intwari z'Imanzi ikomoka mu karere umurenge wa Nyamiyaga, akagari ka Kidaho. Mu bihe byatambutse imboni y'akarere ka uwahoze ari minisitiri w'imari Gatete Claver twigeze gukora nayo umuganda, barimo batekereza ikintu bazakora, niba bazahashyira ikintu cy'urwibutso kizajya kiharanga ariko itongo ry'iwabo ku babyeyi be rirahari. Intwari ya kabiri nk'uko bababwiye mu ntwari z'Imena, mu banyeshuri barokokeye Inyange abigaga mu mwaka wa 5, icyo gihe dufitemo uwahagarariye cyangwa se ukomoka mu karere ka Kamonyi witwa Uwamahoro Prisca. Uwamahoro Prisca mu bayobozi bacyuye igihe bashoje Rwanda, hanyuma ntibabasha gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho, akomoka mu murenge wa Mugina, akagari ka Nteko. Murumva rero ko dukwiye kubyishimira kurusha abandi. Dufite umugabo mu ntwari z'Imanzi, tukagira n'umugore mu ntwari z'Imena. Thank you.
nawe ukuri ariko intwari irangaje izindi twavuze ni Fred Gisa Rwigema wavukaga mu karere ka Kamonyi. sibyo? Amashyi ku ntwari yacu, amashyi ku ntwari yacu, amashyi cyane ku ntwari mu karere ka Kamonyi. Ubwo rero kubera yuko abo mama batarukiye abandi nibahaguruke nibo bafata icyo kunywa bwa mbere kuko batsinze ikizami, ubundi tubareke mu cyubahiro cyabo bagende babaha icyo kunywa hariya, natwe inyota irabidukubita ariko muganya turaza kwivunira umuheto.